Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Nongeye kubaha ikaze. Uyu munsi tugiye gutegurira hamwe indagara za Zanzibar. Hari abantu benshi cyane ziba zaragiye zinanira kubera ukuntu zikomeye, ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza wazitegura zikaba zidakomeye kwa kundi kandi zikaba ziryoshye cyane. Tugiye gutangira rero dufata indagara zacu za Zanzibar tuzishyire mu mazi y'akazuyazi. No kuvuga ngo biba byiza iyo ufashe amazi ukayashyushyaho ubundi ukabona kuzinika, zikaba zamara iminota byibuze hagati y'10 na 15 muri amazi y'akazuyazi. Ubundi turakoresha n'ubundi birungo bisanzwe dukoresha mu rugo, harimo tungurusumu, turakoresha tangawizi, turakoresha magi, turakoresha ibitunguru, turakoresha n'inyanya, ariko turaza kongeramo n'intoryi. Ushobora kuba wanashyiramo na karoti biterwa no kuba wabishatse, ariko twebwe uno munsi tugiye gushyiramo intoryi muri izi ndagara. Ubwo mu gihe turi gukata ibitunguru dutegura n'inyanya, mbese turi gutegura ibirungo, nagira ngo mbabaze se mwebwe musanzwe mutegura gute indagara za Zanzibar? Mukunda kuzirya zirimo isosi, mukunda kuzirya zumutse, mukunda kuzirya zirimo ibitunguru? Mwadushyira muri comment uburyo mukunda kuzitekamo n'icyo mukunda kuzirisha. Njye mba mbona Zanzibar iryohana n'ubugari cyane cyane cyangwa se umuceri. Wenda ushobora gusanga wenda ukunda kuzirisha ikindi kintu, wadushyira muri comment natwe tukazabigerageza. Wasanga biba biryoshye cyane kurusha uko tubitekereza. Mu gihe dukomeje kuba turi gutegura ibirungo, n'ubundi tugeze kuri tangawizi. Ntabwo ari ngombwa gukoresha tangawizi nyinshi cyane kuko turaza gushyiramo na black pepper. Biba byiza ukoresha tangawizi nkeya bitaza kuba byabamo byinshi nanone. Indagara rero bisaba kuzoza cyane, ayo ni amazi n'ubundi twari twinitsemo, ngo turi kureba niba koko twazoza mu mazi abiri, ariko biba byiza wogeje mu mazi abiri. Ubwo aya mbere twayamennye dushyiramo amazi ya kabiri kugira ngo zibe zamera neza, nyine umwanda wose uvemo, ishombo igabanuke. Mu gihe rero tumaze koza indagara zacu, tuzishyize mu isafuriya, n'ubundi dushyizemo ibirungo twari twagiye dutegura bimwe na bimwe. Harimo tungurusumu twari twazisekuye, dushyizemo na tangawizi ko twari twayirapye, ubwo no kuyikamuriramo kugira ngo dukoreshe amazi yayo. Dushyizemo n'indimu. Njye nateguye indimu y'igipande gutyo kuko izi ndimu zifite amazi, byaterwa n'indimu uri gukoresha ukuntu uri kuyibona. Ubaye ubona indimu uri gukoresha idafite amazi menshi, ushobora kubashyiramo imwe cyangwa se ukaba ushyizemo igipande. Wenda ikindi gipande ndaza kubereka aho tuza kugikoresha. Njye mbaye nshyizemo igipande gutyo na black pepper nkeya, ubundi shyizemo amazi make kugira ngo ibirungo bize kuba byafata neza. Ubundi bishyize ku kariro gakeya mfundikire. Mu gihe dutegereje ko indagara zacu rero ziza gufata ibirungo, twaba turi gukaranga inyanya n'ibitunguru ku ruhande. Ubwo dushizeho amavuta, n'ubundi dushyizemo ibitunguru tugiye kuba dukaranga. Ushatse rero za ntoryi twateguye ushobora kuba zikaranga nyine ku ruhande, cyangwa se ukaba wazishyira gutya mu bitunguru. Njyewe nazishyize gutya mu bitunguru, nawe waziteka uko ubishaka nta kibazo, kuko byose biba bisa nkaho ari bimwe.
Turakomeza rero tuvange kugira ngo ibitunguru byacu bize kuba byashya neza n'intoryi zibe zafata irangi. Hano intoryi zamaze gushya, twashyiramo inyanya tukomeza tukavanga kugira ngo inyanya nazo zibe zashya neza, ariko tujye twibuka tunarebe hahandi ku ndagara uko byifashe. Aho dutekeye indagara biba byiza iyo tubona ko amazi yagabanutsemo, tukomeza tukazipfundura tukajya tuzihindukiza kugira ngo zitaza kuba zashirira. Hanyuma hariya ku isosi aho turi gukora isosi umuntu yashyiramo amazi mu gihe abona ko inyanya ziri gufata hasi, ariko biba byiza umuntu ari gukoresha umuriro mukeya. Indagara rero turakomeza tukazihindukiza kugeza zibaye gutyo zisa nkaho zifashe akarangi. Hari ikintu nari nibagiwe kubabwira, mu gihe tugiye gutogosa indagara dushyiramo n'utuvuta duke cyane, niyo washyiramo akayiko gatoya, kuko iyo uri kuzikaraga gutyo twa tuvuta tuba dusa nkaho turimo, ukazikaraga noneho zikaba zafata irangi neza. Ubwo twashyizemo magi ebyiri, dushyiramo n'amazi makeya kuko ntabwo dukeneye ko indagara ziza kuba ari iz'isosi. Ubwo tugiye guhita dushyiramo indagara n'ubundi hamwe na puwavuro rero biterwa n'ukuntu ukunda kuziteka, ushobora kuba wazikaranga kwa kundi mu bitunguru, ariko njye nkunda kuzishyiramo gutyo, nibwo mba numva zihumura neza cyane. Mu gihe rero twongeyemo indagara gutyo, biba byiza tugabanyije umuriro cyangwa se tugakomeza tukavanga kugira ngo tutaza gushiririza. Mu gihe ubona ko ugiye gushiririza ushyiramo amazi make cyane, mu gihe udakeneye ko ukora isosi. Ukeneye gukora isosi washyiramo amazi nta kibazo. Ntitwibagirwe guteka umunyu, byaba byiza twongeyemo umunyu mukeya kuko dusekura tungurusumu twari twashyizemo umunyu, magi nazo ziba zifite umunyu, rero umunyu twongeramo ni mukeya. Hanyuma ya ndimu tutigeze dushyiramo ko twashyizemo igipande dutogosa indagara, hano niho heza ho gushyiramo iyo ndimu, tugiye gushyiramo igipande rero twasigaje. Mu gihe rero ukunda indimu wayongeramo hano, ubigeze ahangaha wayongeramo. Mu gihe udakunda indimu cyane nta kibazo, nabyo wabireka ntacyo byaba bitwaye, n'ubundi byose ni byiza biba biryoshye.
tukaba turahishije rero, indagara zacu zahiye, ziraryoshye, zirasa neza. Muzabigerageze, muzatubwira muri comment ko mwabyumvise. Mwakoze cyane rero kubana nanjye intambwe ko yindi. Niba utarakora subscribe wayikora, ugakora no kunzogera kugira ngo nishyiraho video ubutaha uzabura uwa mbere kuyibona. Mukomeze rero kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubarinda aho muri hose, mugira amahoro. Salam.